Bakunzi bacu mwongeye kwirirwa nk'uko mubizi 14 z'ukwa kabiri cyangwa Gashyantare ni umunsi witiriwe abakundanye. Niyo mpamvu Top G Rwanda naje ngo nkuhe bimwe mu basobanuro by'amateka y'uyu munsi w'abakundana uzwi cyane nka Saint Valentin. Ubusanzwe umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose. Ufatwa nk'umunsi w'abakundana, uwo munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana Mutagatifu Valentin. Ariko uwo munsi Valentin wabise Valentine Day. Uwo munsi wa Saint Valentin rero hari ibintu byinshi bitandukanye abantu bakunze kuvugaho, ariko uko byose bimeze ntago ari ukuri. Noneho kandi abantu bamwe batandukanye bitewe n'ubwo gaturukamo, ibi bintu bivugwa kuri uyu munsi ntago ariko babyumvikanaho kimwe. Gusa uwo munsi urahari. Aha rero turagaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uno munsi kuva igihe watangiriye kugeza ubu. Bimwe mu bisobanuro bivugwaho ndetse nuko wizizwa mu mpande zitandukanye z'isi. Kuri uwo munsi abasore n'inkumi bakundana couple bahana impano zitandukanye, ziganjemo impapuro zanditseho imitoma, indabo z'amaroza atukura, ubusanzwe avuga urukundo rugurumana cyangwa passion. Aha bivugwa ko buri mwaka Saint Valentin iyo yabaye hoherezwa amakarita agera kuri miliyari 1.5. Muri yo 83 akaba atangwa n'abagore bayaha abo bakunda. Saint Valentin rero ikaba igwa mu ntege y'umunsi mukuru wa Noheli mu gukoreshwa kw'amakarita menshi yifuriza abantu ibihe byiza ku misi iranga ibintu runaka mu mwaka. Kuri Saint Valentin, kuki Saint Valentin ba muri Gashyantare? Iki ni ikibazo nawe wakwibaza. Ubundi kera abakurambere bafataga umunsi wo hagati mu kwezi Gashyantare nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera antiquité. Mu Bugereki kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye nka Zeus na Hera. Mu Baromani tariki 15 Gashyantare wabaga ari umunsi wizizaho La Pericale, aho baturaga ibitambo La Pericus, imana y'uburumbuke. Abakundana bakunze guhanda impano zitandukanye zirimo indabyo z'amaroza, amakarita n'ibindi. None se Saint Valentin ubundi witiriwe uyu munsi ni muntu ki? Saint Valentin wamamaye akageza ubwo yitirirwa uyu munsi. Ngiye kubabwira ngo uwo muntu ninde. Hamwe na Top Generation Official urasobanukirwa. Mbibutsa ko kandi nimba mutata kanze like, subscribe ndetse na share mubikore kugira ngo nabandi bamenye bimwe muri ibi. Ubundi muri Kiliziya Gatolika habeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa abatagatifu. Kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahowe Imana, martyr n'ingoma z'igitugu zayoboraga abaromani mu gihe cyari mu kinyejana cya gatatu ahagana mu mwaka wa 300 nyuma y'ivuka rya Yesu. Aba batagatifu nabo bakurikira: hari Valentin wa mbere w'i Roma. Uyu yari padiri yishwe mu kinyejana cya gatatu azira ukwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Valentin de Terni wari umwepiskopi cyangwa bishop, nawe akaba yarishwe ashyingurwaho uwa mbere yashyinguwe. Hari n'undi mu Valentin w'umumaritiri wo mu majyaruguru ya Afurika, amateka ye akaba atazwi neza cyane nk'uko aya bagenzi be bavuzwe haruguru yamenyekanye. Muri aba ba Valentin batatu rero, uriya uwitirirwa uriya munsi w'i Roma ni uw'i Roma. Bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude umugome, Claude la Crue, Roma yari mu ntambara. Abantu bakundaga kuba bari muri iyo ntambara bemererwaga kuba bashaka. Uwo munyagitugu Claude rero yaje gukuraho itegeko ryo kwemerera abasirikare gushaka. Maze rero ibi ngibi biza gutuma uno padiri witwaga Valentin yarakomeje gusezeranya abantu bihishwa, kandi harimo n'abasirikare b'abasore bo mu gisirikare cy'uwo munyagitugu bitaga Claude. Byaje kumenyekana ibukuru nuko arafungwa. Ku munsi wo kunyongwa kwe hari tariki 14 Gashyantare, Valentin yohereza umukobwa
wari ufite se wacungaga gereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valentine wawe. Uyu mukobwa ntago yari azi neza Valentine, ariko Valentine we yari amuzi kuko yasomaga misa nyinshi n'uno mukobwa yari arimo. Valentine ubuzima bwe buhinduka ako kanya, ubuzima bwe bwahise bugera ku musozo. Ahita uyu munsi yanyongeweho nk'intwari yagiye yimakaza urukundo mu bantu, ahita hitirirwa uyu munsi mabita Saint Valentin, le patron des amoureux. Uyu munsi wa Saint Valentin wizihizwa n'abantu batandukanye. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abasiribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Uyu musore yakuvumburaga uri umukobwa, mwabaga mugomba gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Ibaze, byari bitangaje. Mu kinyejana cya 14 ahahinga mu 1400 nibwo mu Bwongereza umunsi wafashwe nk'urukundo koko, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura ku prema meeting kuri uwo munsi. Umunsi Saint Valentin bamwe mu bakristo bajya gusura ibisigazwa bye relique ahantu hatandukanye mu Burayi, mu Bushinwa, Taiwan. Kuva mu mwaka 1980 uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani ho ntibiba bisanzwe kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abagore n'abasore bakorana za shokora zihenze. Mu Buyapani kuri 14 Werurwe abagabo nabo barishyura bagaha abo bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro 3 kurenza shokora yaguriwe. Iyo tariki ya 14 Werurwe akenshi bo bayita White Day, umunsi w'umweru cyangwa umunsi wera. Uretse mu gihugu cya Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye tariki 12 Kamena, ukaba witwa Des Enamorados. Muri Colombia ho uwa kuwa 6 ukwa 9 ukaba witwa Dia del Amor, Amistad, umunsi w'urukundo n'ubushuti. Mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'1998 umunsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka. Top Generation Official tubifurije umunsi mwiza w'abakundana Saint Valentin. Ni iby'agaciro kuba mudukurikira. Ciao ciao.